None ko nongere nkwere ikaze, ni iby'agaciro kongera kubana namwe, ubutse mwari mwamaze ukuntu wafungura TikTok cyangwa TikTok ihemberwa views zawe iri international, then uzajya usanzwe ufungura TikTok ukande sign up, hangiza uze kano kantu kaba kanditseho Rwanda, uzaza ugakanda hano hantu usacinga n'igihugu ushaka, United States cyangwa Ubufaransa bitewe n'igihugu ushaka cyangwa Canada, njye urabona ko nahisemo France. Noneho urabona ko hano hari u Rwanda, aha habayeho France. Ubu tugiye gufungura TikTok ariko bisa nkaho turi mu Bufaransa, kuko kenshi mu Rwanda ntabwo twari twatera imbere cyane ku buryo dutangira guhemberwa cyangwa TikTok yacu duhembera, sibyo kwirirwa tuvuga ngo tap 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 ndetse n'ibindi, cyangwa umuntu akabasha kuba yaguha gift. Noneho ubu ngubu iyo ufunguye ino TikTok bishatse kuvuga ko utari mu Rwanda ugiye kwifungura mu yindi cyangwa ahandi hantu. Ubona icyo uzakora, uzaza kuri email ufite muri telefoni, email uzi ko utari wafunguzaho TikTok, ukande hano. Umara gukanda hano uzategereza gato hafunguke, urangiza uze hano uhitemo email ushobora kuba utarafungujeho TikTok. Tugerageze iyi turebe niba nta TikTok iriho. Nibutse gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Urabona ko nta TikTok iriho, bizahita ufunguka hano. Hano hantu ugomba kwitondera cyane nabwo. Ugomba gushyiraho amatariki ya nyayo ari ku ndangamuntu yawe, ko nugira igihe cyo guhembwa ibi byose bazabasha kujya babireba. Bazabikurikirana barebe nuko bihura n'indangamuntu, kandi kubihindura bizakugora. Rero ugomba gushyira amatariki nyayo wavukiyeho, umwaka, igihe ndetse n'ukwezi, uko ibi bintu bizifashishwa cyane. Niba uri mushya ndagusabye kanda subscribe, like ndetse na sharing ino video kugira ngo igere kure. Nurangiza uzakanda next umaze gushyiraho amatariki yawe ya nyayo wavukiyeho. Mara gukanda next uzategereza gatoya, hano uzaza uhitemo izina ushaka kwiyita. Si ngombwa yuko ushyira izina ryawe rya nyaryo, ushaka washyiraho izina ushaka iryo ari ryo ryose. Dushyire wenda izina kandi confirm. Ubwo ni ukuvuga ngo iya YouTube yacu ya TikTok yacu tumaze kuyifungura. Noneho ngiye kukwereka ahantu itandukaniye na TikTok isanzwe cyangwa ya TikTok yindi wajyaga ubona. Ahantu bitaniye cyane. Ni ukuvuga mu gihe umaze gufungura ya TikTok yawe nshyashya ugiye gutangira, ino TikTok ntabwo uhita wapulodinga video ngo bikunde, ahubwo utegereza byibura nk'iminsi 3 kugira ngo ubashe gutangira gushyiraho video zawe. Noneho urangije kamwereka ukuntu itandukanye na ya TikTok yawe isanzwe. Uzaza ukande kuri utu tuntu ubona ni 3. Numara kudukandaho urebe, urabona ko hazaza ubuntu 4. Balance mu bisanzwe iyi balance ntabwo igiza. Urugero reka tuyikandeho, tegereze gatoya. Urabona ko dufiteho 0. Noneho nk'urugero kamwereke, twongere dukande kuri kantu hejuru tujyana na TikTok studio. Ni uburyo bushyashya TikTok isigaye yarazanye. Iyi channel yacu cyangwa channel yacu tugiye kwereka ahantu bitandukaniye cyane. Muri channel isanzwe ntabwo ifite aka kantu ubona hano. Kano kantu iyo ugafite bishatse kuvuga ko channel yawe iri international cyangwa
izajya ikwinjiriza nk'umuntu uri hanze cyangwa wayifunguriye kuko twari twayifunguriye mu Bufaransa. Rero channel zisanzwe ntabwo zigira creative reward program. Iyi ni porogaramu ikwemerera kujya uhemberwa views zawe cyangwa ibikorwa byose byakorewe kuri account yawe ya TikTok. Rero nawe ndagusabye fungura TikTok ya nyayo yakwinjiriza amafaranga, apana uve muri za zo kwirirwa uvuga ati tap 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 ndetse n'ibindi, ahubwo utangire ukorere amafaranga. Ushobora kwinjiza amafaranga mu ndirimbo zawe abandi bagiye bazikoresha, ushobora gucururizaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye cyangwa kuguraho ukamamarizaho ibintu byawe bigiye bitandukanye. Ndagushimiye wowe warebye ino video, n'ufite ikibazo jya hasi muri comment maze unyandikire maze ngufashe. Yari Idi Amin, tuzongere tubonane ubutaha.